Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndagusuje kandi ngwaye ikaze mu mateka y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, aho ngoha ikaze ngira nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka nizere ko umeze neza wowe udukurikiye uri mu bice bigiye bitandukanye, aho ikiganiro cyacu tugiye kugifungurira muri Qur'ani muri suratu al-Anfal, akaba ari isura ya 8, ikaba iyi Anfal ifite imirongo 75. Iyi suratu al-Anfal ikaba yaritiriwe iminyago yagendaga ifatwa mu rugamba intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagiye irwana mu buryo bugiye butandukanye tuzagenda tubona mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Anga tukaba tugiye gufungurira ikiganiro cyacu ku murongo wa 65, aho Imana subhanahu wa ta'ala ibwira Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam igira iti: yewe mahanuzi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, shishikariza abemera Imana kwitabira urugamba. Muri mwe ni habamo 20 bihangana bazatsinda 200 bihangana. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala aratanga icyizere agira ati: ni habamo 20 bihangana mu bemera Imana, abo 20 bakaba bihangana, Allah azabashoboza gutsinda 200 babandi Allah subhanahu wa ta'ala ashaka ko ahagarika ubugome bwabo. Kandi ni habamo 100 mu bemera Imana bihangana, bazatsinda 1000 muri babandi bahakanye, kubera ko ari abantu badasobanukiwe amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, yewe badasobanukiwe n'amategeko barimo bararwanirira, yewe badasobanukiwe n'impamvu z'izo ntambara bari gukora. Ariko abayisilamu bakaba bazi icyo bari kurwanirira, ko bari kurwanira ko la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah yumvikana mwisi hose, idarapo ry'ubuyisilamu ryanditseho la ilaha illallah rikazamurwa mu bihugu byose bigiye bitandukanye. Allah akaba ari we usengwa wenyine, Allah ntabangikanywe n'icyari cyo cyose. Ku murongo wa 66 muri suratu al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati: ubu noneho Allah araborohereje kandi aziko mwifitemo intege nke, bityo muri mwe ni habamo 100 bihangana, abazatsinda 200 batihangana. Kandi ni habamo 1000 bazatsinda 200 ku bushake bwa Allah. Rwose Allah ari kumwe n'abihangana. Ntibikwiye ko umuhanuzi yagira imfungwa z'intambara keretse amaze kwizera ko yatsinze urugamba. Murashaka indonke z'isi, muhabwa incungu kuri izo mfungwa zo ku rugamba rw'i Badiri. Kandi Allah ashaka ko mubona ingororano z'imperuka. Rwose Allah ni umunyacyubahiro bihebuje, nyir'ubugenge buhambaye. Bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, iyi ni suratu al-Anfal, ikaba yaritiriwe iminyago, akaba ari isura ya 8 muri Qur'an, ikaba ifite imirongo 75, akaba ari nayo itwinjije mu kiganiro cyacu, aho turebera hamwe amateka y'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nkuko twe twabonye mu biganiro byabanjirije iki ngiki, twe twarebeye hamwe inyungu z'ubwo buvandimwe cyangwa se ubuvandimwe, kuko twe twarebeye hamwe ibikorwa intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakoze akigera i Madina. Ndetse Allah subhanahu wa ta'ala hano muri suratu al-Anfal akagaragaza ko Allah subhanahu wa ta'ala yashigikiye intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu kunga ubu buvandimwe. Allah subhanahu wa ta'ala ahuza imitima y'abemera Imana, naho intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ihuza imibiri yabo ubwo yabashiraga hamwe, ikababwira ati buri wese azagirire neza mugenzi we icyagirira neza umubiri, buri wese akunde mugenzi we nkuko yikunda. Ni nako byaje kurangira Imana subhanahu wa ta'ala ishize ubwo buvandimwe bwabo, irabunga ayunga imitima yabo. Anga rero twiga amateka y'intumwa Muhammad
sallallahu alayhi wasallam, tukamenya inkomoko y'amategeko ari muri Qur'ani, impamvu aya zagiye zigaruka n'icyari kibaye, ndetse n'impamvu Allah subhanahu wa ta'ala yamanuye itegeko ryaba ari ryo guhana, ndetse tukamenya n'impamvu Allah subhanahu wa ta'ala yagiye ashishikariza abemeramana ko bagomba kwitabara igihe batewe, igihe bahohotewe, igihe basagarariwe. Twabibonye rero mu biganiro bigiye bitandukanye. Aka kanya rero nagira ngo turebere hamwe bamwe mu bo intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam yunze ubuvandimwe bwabo akigera i Madina. Abo ngabo bari muhajirun. Aba ba muhajirun nabari bavuye Makka bahungira i Madina ubwo Allah subhanahu wa ta'ala yaramaze gutanga itegeko. Aba ngaba rero bari bagiye i Madina basangayo ari Ansar. Aba ari Ansar n'abantu bari i Madina, ni muri babagabo 73 intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagiranye nabo amasezerano. Twagiye tubigaruka mu biganiro byabanjirije iki ngiki. Ubwo rero Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, Kharijatu mwene Zubayru na Abu Ubaidati al-Amil mwene Jarahi na Sa'adu mwene Abu Ubaida al-Amil mwene Jarah na Sa'adu mwene Muadha, Abdurrahman mwene Aufi, Sa'adu mwene Rabih, Umar mwene Khattab na Uthman mwene Malik na Utbanu mwene Maliki na Uthman mwene Affan na Ausi mwene Thabiti na Talihatu mwene Ubaidillahi na Khababu mwene Malik na Kabab mwene Maliki na Salmanu al-Farisi na Abdaradi mwene Ali Huzain na Bilal mwene Rabah na Abu Ruwayhati. Intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam aranyije icyo gikorwa yunze ijambo rikomeye agira ati: mu byukuri abavandimwe banyu baretse imitungo yabo n'abana babo baza babasanga. Intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam atararangiza iryo jambo, abasangwa ba Madina baramubwira bati: imitungo yacu tuzayigabana nabo. Aravuga ati: ibyo gusa. Baravuga bati: ikindi ni iki? Aravuga ati: ni abantu batazi guhinga, mubigishe guhinga hanyuma mugabane imitungo mwejeje. Baravuga bati: nibyo yewe ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakaza rero amasezerano y'ubufatanye bwa Kisilamu. Intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasinyanye amasezerano nabo y'ubufatanye bwa Kisilamu. Intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam arangije igikorwa cyo kunga ubuvandimwe hagati y'abayisilamu, hakurikiyeho amasezerano yari agamije kurimbura ibisigisigi bya kera byari bishingiye ku ironda koko. Ntiyasize inzira iyo ariyo yose umuntu yanyuramo ngo asubire muri uwo mwanda w'ivangura moko n'ivangura karere n'ivangura ruhu. Dore uko ayo masezerano yarateye rero. Aya ni amasezerano hagati ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam we n'abayisilamu bose, mu Bakuraishi n'abantu ba Madina, n'uwo ari we wese uzakurikira akaba hamwe nabo akaba umuyisilamu, nawe aya masezerano agomba kuyagiramo uruhare, agafatanya nabo kurwana jihadi, intambara ntagatifu ishingiye ku kwimakaza la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Abo bose ni umuryango umwe, nta bandi bantu babivanzemo.
abantu bose batoye shahada bakavuga ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah, abo bose ni abavandimwe. Abimukira bose ari abakurayishi n'andi moko yabo bagombaga kuganira bagakemura ibibazo byabo neza mu butabera na buri bwoko mu basangirangendo ba Madina, nuko bagombaga gukemura ibibazo byabo. Ni ukuvuga ngo ku ruhande rw'abavuye Imaka aribo bari aba Abubakar Siddiq na ba Omar na ba Uthman na ba Muaz, abo bose bagombaga kubanza bagakemura amakimbirane ari hagati yabo kugira ngo bo ubwabo bashe kunga ubuvandimwe bwabo, ndetse n'aba bari i Madina nabo bagombaga gukemura amacakubiri ndetse n'imyiryane bari n'urwangano bari bafitenye hagati ubwabo kubwa, bose bakiyunga bakaba umuntu umwe bagakora jama, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala yashimangiye ko yahuje imitima yabo, aho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira muri suratu Al-Anfal abwira intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amubwira ati mu byukuri niyo wari gufata ibiri ku isi byose ukabihuriza hamwe kugira ngo uhuze imitima yabo ntiwari kubishobora, ariko Allah yaguteye inkunga ahuza imitima yabo. Mu byukuri Allah aragushigikiye. Abemera Imana bose rero batinya Imana bagombaga gufatanya kwivuna umwanzi wese ushaka kuzana inzangano n'ubwononyi mu bemera Imana subhanahu wa ta'ala. Icya gatanu, ingufu zabo zose zigomba kumuteraniraho nubwo yaba ari umwana w'umwe muri bo, nkuko tubisanga nanone muri suratu Al-Mujadilat aya ya 22. Icya gatandatu, umwemeramana ntagomba kwica mugenzi we w'umwemeramana kubera umuhakanyi, nkuko tubisanga muri suratu An-Nisa. Icya gatandatu, umwemeramana ntagomba gutabara umuhakanyi igihe arwana n'umwemera. Nanone iyi aya nayo tuyisanga muri suratu An-Nisa isura ya 4. Nanone icya munani, amahoro y'Imana namwe kuri bose nubwo yaba umuntu muri bo. Nanone icya 9, uzadukurikira mu Bayahudi uwo tuzamurwanaho ntituzamuhuguza. Icya 10, umutekano wa buri mwemera wese n'umwe, ntawe ugomba gusabira umutekano umwe mu bemera asize undi mu ntambara. Ibi byose rero byari amasezerano yo gutabarana ndetse no gufashanya. Hanyuma icya 11, ntibyemewe kumwemera guhishira ukoze ikibi cy'ubwononyi no kumucumbikira, kuko uzamuhishira akanamurwanaho umuvumo w'Imana uzaba kuri we n'uburakari bwayo kugeza ku munsi w'imperuka. Icya 12, umuntu uzica umwemera uwo azahorwe uretse igihe uhagarariye uwapfuye yatanga imbabazi akemera gufata impongano ariyo dia cyangwa se impoza marira, nkuko tubisanga muri suratu An-Nisa isura ya 4. Icya 13, uko muzatandukana uko ariko kose mujya impaka ku kintu runaka mujye mukigarura ku Mana n'intumwa yayo, nkuko nanone tubisanga muri suratu An-Nisa isura ya 4 umurongo wa 59. Bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, ibi byose biragaragaza ko umuyobozi wese ugiye kuyobora abayisilamu ndetse no kubigisha abagomba kubanza kwita kuri aya masezerano yo kunga ubuvandimwe bwabo no gushyigikira ndetse no kurandura amacakubiri ari hagati yabo ndetse n'ironda koko aho ryaba riri hose, ryaba arishingiye ku karere, ryaba rishingiye ku bihugu runaka, ryaba rishingiye ku mirenge runaka, cyangwa se rishingiye ku ibara, ku ironda ruhu, ironda karere, icyo ari cyo cyose. Umuyobozi ugiye kuyobora abayisilamu abagomba kubanza kwita cyane cyane kurandura inzangano ndetse n'ironda koko mu bo agiye kuyobora ndetse agiye kwigisha. Nyuma
ibyo byose intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama amaze kurandura iyo mizi yose y'ubushyamirane, icyo yahise akora, yahise akurikizaho kwigisha abayisilamu. Ubwo rero nkuko mumaze kubyumva, amateka y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama twigamo byinshi bigiye bitandukanye bibasha kudufasha muri ubu buzima, dore ko intambara bari bategetswe ari nayo natwe aka kanya dutegetswe, uko bari bategetswe kwirwanaho ndetse no kurwanirira la ilaha illallah, niko abayisilamu natwe tubitegetswe. Ariko uzasanga inshuro nyinshi bamwe mu biyita ko bayoboye abayisilamu bagenda batatira ibi bihango ndetse n'aya masezerano, bityo bakabasha gushiraho ndetse n'andi mategeko mu mwanya wo kuba bayoborwa n'amategeko ari muri Qur'an, nkuko tubisanga muri suratu An-Nisa isura ya 4 umurongo wa 60 n'uwa 61. Ubwo rero umuntu wese ubasha gukiranurwa no gushiraho andi mategeko atari amategeko ashingiye kuri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, uyu nguyu aba ari umuhakanyi, nkuko tubisanga kuri umurongo wa 60 na 61 suratu Nisa aya isura ya 4. Ubwo rero umuyobozi wari wese ugiye kwigisha abayisilamu aba agomba kubanza kunga ubu buvandimwe, nkuko tubigasanga mu nyigisho z'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kuko icyambere akigera i Madina ntabwo yahise yihutira kwigisha abayisilamu, ahubwo yahise yihutira akunga ubuvandimwe bwabo ndetse no kurandura ironda koko n'ironda ruhu n'ironda karere ndetse n'ivangura ryari hagati muri bo. Ubwo rero kwigisha abayisilamu yabitangiye ate? Intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kugira ngo ashinge imizi y'umuryango mushya wari utangiriye i Madina, nyuma y'ibyo bikorwa byose tumaze kubona twavuze haruguru, yitaye cyane cyane ku kwigisha abayisilamu uburenganzira bwiza bwa kisilamu no kwizeza imitima yabo no kubatoza imico myiza irimo gukundana, kubahana, gufatanya, gusenga no kumvira. Dore rero amwe mu masomo intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagendaga atanga mu bihe binyuranye akurikije icyabaga gikenewe muri ako kanya. Ni nako rero tubisanga mu nyigisho. Umugabo yabajije intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama aramubaza ati: